ubushakashatsi kuri muzika yacu. Nabikomojeho mvuga aho hambere twakoreye ubushakashatsi muri Cercle Saint Paul, iriba isoko twareberagaho, tukarebera no bahimbye izo ndirimbo bibanze z'abahanga cyane bazi muzika y'ikizungu, bacuranga harmonium, orgue n'ibindi. Nka Tashi byose ahimbiye na koleji y'i Bujumbura, Collège du Saint-Esprit, ahimbiye indirimbo umurenzi utaha inkotanyi ibyo byose ababaye aho barazizi n'izindi nyinshi. Amahirwe yo kwiga no kwigisha, noneho wabona yigishije Unagwe Bernard Nsengiyumva kapitene, indirimbo ze nyinshi, umurage w'umuryango, na Alphonse Kamari nawe aracyariho aracyakora. Ariko hari n'abandi nka Vianney Uwimana tumva akiriho nubwo yarwaye, yacurangiye Chorale de Kigali igihe kirekire, ariko acurangira nyuma Chorale yitwa Indahemuka Fidelis ikorera muri ibigikora simbizi Paroisse Sainte Famille hariya hamwe na Rond-Point. Yayicurangiraga Vianney Uwimana, yacurangiye Chorale de Kigali, noneho akavuga ngo nijye wamwigishije ibyo byo gucuranga. Umunsi umwe baza kumubwira bati noneho uwo wakwigishije niba akiriho azaza ducurangira ahubwo. Nguko uko nacurangiye Chorale de Kigali mu misa hariya muri Cathedrale Saint Michel, ntateguranye nabo, bakashyira imbere amanota tukajyana ngacuranga tukajyana nta tutateguye. Mu gihe nacurangaga ahubwo ubwo ni muri za 95 na 96, hari uwo twahuye nyuma minsi irangiye azarandamutsa, asanga naramwigishije muzika muri Seminaire Saint Léon, akitwa Pierre Butereri. Muherukayo icyo gihe nta kanunu ke mfite akiriho simbizi, ariko yakundaga muzika biteye ubwoba icyo gihe, mwigisha muri Seminaire Saint Léon i Kabgayi. Noneho agashya nuko yambwiye ati naje ngeze imbere ngiye kwinjira muri Cathedrale, ntega amatwi numva ucuranga, numva menya ko ari wowe. Ubushakashatsi bwabo bwatumye bwanjye ngujya gutera uburezara bw'ibanza, guhimba indirimbo ku byerekeye ijwi nzo nahimbye. Urumva bifite uko ijwi rya Kinyarwanda, muzika nyarwanda bifite uko aho rigendera, kandi hazwi mu rwego rw'abashakashatsi, mu rwego rw'ababita ba musicologue cyangwa ethnomusicologue. Nari mbahaye urugero izo ndirimbo z'imigani ushobora no gushakira mu bihozo n'ahandi. Urwo rwego ni nk'urusika, uko ugenda uzitondekanya uziherekeranya bikaba urwado, noneho hakaba n'urusika rwitwa sol, ukarushyira sol, do, sol. Ashobora kuba iyo umanuka babyita karita nota rya kane, do, si, la, sol rya kane. Iyo uzamuka do, re, mi, fa, sol ni kente, nota rya gatanu. Iyo tuhahereye ruguru rero uko ariko iby'iwacu ariko byari byubatse, kereka nuzana ibyo mu kinyejana cya tekinoloji, naho ubundi mu bijyana bya kera bya Afurika n'ibindi turamanuka. Noneho wava kuri do ukajya kuri sol, nayo ni urundi rusika ruteye ukwarwo.
rurimo indirimbo nazo nyinshi. Urugero narwo ni mu migani iririmbwa. Umujiji w'abajiji ngira intimba nk'abangira intimba ku mutima. Ni umwana w'umukobwa bari barabwiye ngo ajye kuragira inka, araziragira, hanyuma imvura iragwa ajya kugama. Yugamye rero ahura n'umusore umukobwa, nuko arabyina, si ukubyina nawe, ni nko kuririmba gusa. Mu by'ukuri ni ukuririmba, ntabwo ari ukubyina, dore ko hari imbyino batarimo umudiho nabyo babihindura nabi mu ndimi z'amahanga ngo ni chant, danse cyangwa ibiki nk'ibyo. Ibyo simbitinde. Ubundi hari imbyino zo mu mashyi gusa cyangwa zitari z'umudiho, bicaye, byitwa imbyino. Injyana yazo igaherekezwa no gukoma mu mashyi, bikitwa imbyino. Umujiji noneho akaririmba uwo mukobwa w'umwana. Umujiji w'abajiji ngira intimba nk'abangira intimba ku mutima. Undi akamusubiza ati ntukagire intimba ku mutima, inyambo zihinda mu rugo. Ntukagire intimba ku mutima, bagaragu bahinda mu rugo. Akamuhoza akabagira. Ibyo ni byo mu ndirimbo za kera cyane zo mu migani, ariko ikaba igiye mu rusika rwihariye rutari rwa rundi twari turimo. Hakabaho rero do so, niko nabipanze, do so re, indi ikaba iya re, urusika rwa re, mode do re. Njye bivuga buri mode, mode do do turayibonye, mode do so turayibonye, mode do re. Aha nako ni keza cyane, keza cyane. Hari igisingizo, hari n'iy'urukundo, igisingizo tubanze y'urukundo niyo mbangukiye, yarimbwaga mu $960 muri icyo gihe. Byasaga naho itangiye gukwirakwizwa, kwamamara. Maso y'intamire, ni umukobwa bita Maso y'intamire kubera ubwiza bwe n'ibindi. Maso y'intamire arusha y'intama guteta we, ngwino garuka ndebe ye, ngwino gaheha kagahihi kameze mu ruhira we, ngwino garuka ndebe ye, ngwino nyamwambukira ku mwaro, agakukira ku biganza we, ngwino garuka ndebe ye, ngwino ngwino nkugire umukenyero kandi nkugire umutako we,
ngwino garuka ndebe yehe ngwino. hari n'amagambo bigakomeza mi mi re re mi sol la sol mi re re n'urwo rwego re mi sol la sol mi re re la 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 umurego wayo akse yayo la 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 kwitsa mi re re cyangwa do mi re re cyangwa mi sol mi re re ikitsa iryo. Erega nibyo no guhimba indirimbo nizo zo mu kiliziya bavuga n'ibyo byo nagiye mpimba ngahimba muri iryo jwi muri urwo rusika. hari n'indi rero navuze nayo yo ni igisingiza uwikamba ribera nagize kugira ngo hari n'Rudahigwa baribyinaga umwami Mutara uwikamba ribera uwera de ku mutima ndavuga dukeya uwo batinyira icyusa ni rudasumbwa mu migo ngwino ngabo nziza ngwino nkindi y'ijabiro. urumva indirimbo iri muri ikagira sonorite yayo imirangirire yayo mu ijwi rindi. Ibyo ni mode dore ni iyacu ni iya kera iri mu ndirimbo iri mu migani iri hehe urabyumva ni gakondo yacu. do so re la la nayo irasanzwe ni igihogera indirimbo za kinyarwanda n'imbyino ni aho ngaho ziri ariko ikagira umwihariko yuko hari ubwo bayiririmba hejuru n'ubwo bayiririmba hagati cyangwa hasi. ni ukuvuga esheri yo hejuru cyangwa esheri yo hasi. ibyo nabyanditse mu gitabo cyanjye 71 mbere yo kubona nyuma nsoma nigashakisha yuko hari umuntu mu bushakashatsi ndumva ari muri Vietnam wavuze ko urwo rusika rugira inzego ebyiri rugira ibice bibiri ubwoko bubiri. hari iyo uririmbwa hejuru cyangwa ibyinwa hejuru cyangwa hasi ko hari itandukaniro biriho muri etnomuzikoloji. rero ubu ngubu uko byaba byaratangajwe mu bitabo cyangwa reviews bikwirakwizwa bizwi muri abo ba etnomuzikoloji. hano sinavuga ngo birahangaha ku ipaji n'iyi ntacyo byaba bivuze ariko ndabifite byanditse bityo ku ipaji n'iyi ku byavuzwe n'uwitwa kanaka n'ibiki biriko biri muri icyo gitabo. urugero ni imbyino nafatiye ikiziguro muri 59 muri 60 ni imbyino witwa wararaye barayibyinaga abakobwa naranayanditse wararaye 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 senyarebewe ikagire mbera ngo rurongera ungabire. umva hejuru igasange harabira imbyeyi hakibuka imfizi ikaza ikitsa iturutse hejuru. hari kolorasiyo hari ibara ryayo ry'urwo rusika ryihariye kuko ya ndirimbo ya mbyino ihereye hejuru. hari akandi kandishyira mu matwi kihariye. urwo ni urwo rugero.
urundi rugero ni ibiri hasi nibyo bikunze kugaragara mu mbyino. hari inanga yo mu 1912 ko habaye igitero cy'uwitwa Ndungutse, abanyarwanda ingabo za Musinga zifatanyije n'Abadage bajya guhashya umwigaragambyo cyangwa igitero cy'uwitwa Ndungutse, avuga ko Musinga nta mwami urimo, ari we mwami nyakuri w'u Rwanda. noneho ingabo z'u Rwanda ziratera n'Umudage Lieutenant Gudovius baraganza nyine. noneho hari iyi ndirimbo ivuga bacuranga mu ntanga ivuga iby'icyo gitero. Urejuru rwa Nyamuziba kayaga mugabo gurejuru oya ojo indori nayitiranye indori ravuze, yitwa indori ravuze iyo ndirimbo. indori ravuze yewe mugabo iragumye iravuga yanze guhora yewe mugabo iragumye iravuga rere re do la do re mi re do la. uko ushobora kuyihindura ukayimanura ukayizamura ukagera hariya, ariko iramanuka iri hasi igahera hasi. n'imbyino nyinshi. hari indi rero ya kera natangaho urugero, indirimbo ndende Cecile Kayirebwa ajya yiririmba, ariko twebwe twayirimbye ku isoko yahimbiwe mu Nyakibanda, ihimbwa n'abafaratiri babiri bitwaga Joseph Mico na Silas Udahemuka mu 1950 yo kwizihiza umunsi mukuru wa Kiliziya Gatolika yari imaze imyaka 50 ibaye mu Rwanda, yubile umunsi mukuru. nawo nari nguri mu ndumwana, ariko nakinaga ngo mu groupe ngo yabitwaga Abahindi, ngo aba missionnaire baje kwigisha inkuru nziza. hari n'indirimbo baririmbye abafaratiri icyo gihe, twebwe twari mu seminari ntoya, ariko nyuma twageze mu Nyakibanda turayisanga bakiririmba. ariko ababere kuyihimba bararirukanywe, ntibiyatashye gusa barirukanywe. habaye igihe ni ugutandukira gato, bene abo ngabo batyaye cyane b'abanyabwenge b'abikatu barabirukanye. ibyo byabayeho n'amateka simbitindaho, ariko barabirukanye. impamvu iyo ndirimbo nyizanye nuko irimo ubuhanga cyane, ni mu rwego rw'umuririmbo, wenda mbivuge kare, melodi ko yari iteye. nayiteganyije kuyishyira mu gice cya melodi cy'umuririmbo, niryo jambo ryo mu rutonde, jambo ryemewe muri leta, umuririmbo aho kuvuga melodi. umuririmbo rero ntabwo ari uw'inyikirizo, ntabwo ari uwiba amabango, byo muri ethnomusicology babyita antiphonal, responsorial, basubiza nk'imbyino, abandi bakikiriza, abandi bikiriza, babyita responsorial, gusubiza gusa. hakabaho n'iby'amabango, basubiramo bakongera bagasubiramo ikindi gitero, babyita igitero cyangwa intero, babita amabango, niryo jambo ry'izima mu Kinyarwanda. naho iyo ngiye rero bageza iyo irashibuye, wayita umushibure cyangwa iki, irashibura irakomeza. icyo ni ikintu gishyashya rero, ariko ijwi mu mirimbire ni Ikinyarwanda. yenda n'abahimba ndabivuga si ukurondogorana, kugira ngo n'abahimba bamenye ko niba uhimbye urahimba uruhe rwego. urahimbira iby'amabango,
asubiramo ibango rya mbere irya kabiri ijwi rimwe cyangwa intero inyikirizo cyangwa se urashibura ikomeze. Nk'iyo ngiyo rero yitwa iribagiza. Ubundi ni nziza cyane iri mu buhanga n'amagambo ahanitse y'icyo gihe nta wabizana iki gihe. ubu ngubu turi mu 1950 umwami Mutara Rudahigwa yarabatijwe amaze gutora u Rwanda Kristo umwami, bamaze kumwambika impeta ya papa yaturutse kwa papa w'ibihembo n'ibindi byinshi. Mbese n'uwo mwuka yubile tuyizihiriza i Butare i Huye, yahuruje amahanga. Haba n'ikinamico rirambuye teatre rikomeye cyane kuko wabikoresheje umupadiri w'umubirigi yiganaga iby'iwabo. Amafaranga ngira ngo iwabo hari n'abandi bose barunzemo kwambara imyenda ariko abafaratiri rero baririmba. Uwo ni umwuka rusange nabahaye bari ku kibuga cya katedrale y'i Butare y'i Huye abahanzi, bibera ahagana muri Ekonoma. Abafaratiri bo baririmbye bambaye amakanzu, icyo gihe bari bataramba amapantaro n'ibiki, amakanzu y'urwererane n'ibindi, baririmba iyo ngiyo iribagiza. Iribagiza ry'ingabe ikeye sogera Rwanda ubyiruye byiza izihirwe neza ube n'ikirenga tambi neza ubage imanzi we anika cyane w'imundu nabuziganya imanzi we icyo shimwa mu byishongora ibyo washimye uririmbe uyu munsi usumbayo siribagiza. Abo ni abatera noneho wakikiriza bose urwuge yubire irimbanye urunyengeri ingoma zisumane n'insengo zibwire uwitwa umunyarwanda saga ibisingizo musanga nyangoma. Sinakomeza byajya hejuru, yego rero natangiriye hejuru kuri jye muri iyi myaka ubu narazamukaga cyane ndekeye aho. Ariko murumva iyo ngiyo bayishyize muri urwo rusika rwa la, nkayita yewe la imwe, la numero ya mbere, kuko hari indi itandukanyaho gatoya cyane. Aho ngaho yari la sol mi re do la, la sol mi re do la, wakora transposition ikaba re do la sol fa re. Ubundi nyine mu ruto rw'insika la sol mi re do la. Iyo niyo ndangiremo, irimo imbyino nyinshi, indirimbo nyinshi ndanga iki ibyo mu bitaramo hirya no hino. Niyo ni nka gakondo numero ya mbere. Hakaba rero n'indi la sol mi re do la re la, hakaza agace k'inota la sol mi re do la re do la, ntabwo ari la sol mi re do la. Itandukaniye ku gace k'inota. Ako gace rero kari n'umwihariko, ariko ni Nyarwanda ya kera.